Urukundo benshi bavuga ko ari kimwe mu bintu biryoha cyane mu buzima, kandi ikaba impano nziza cyane kurusha izindi zose zibaho, kuko mu by'ukuri umuntu ugukunda nta na kimwe ataguha. Iyo umusore n'umukobwa bakundana babyita couple. Uyu munsi tugarutse kuri top 10 ya couple zikunzwe cyane kurusha izindi mu Rwanda. Turaza guhera ku mwanya wa 10 tumanuka tujya ku mwanya wa mbere, aho tuza kuhasanga couple ikunzwe cyane n'abantu benshi kurusha izo tuza gusanga muri top 10 cyangwa se izindi dusanzwe tuzi. Nta kindi usabwa uretse kubana nanjye kuva ino video itangiye kugeza irangiye, maze ukamenya neza izo couple izo arizo. Uraza kutubwira muri comment iyo ukunda cyane. Ku mwanya wa 10 turasanga couple ya Kimenyi Tito ndetse na Uwera Judith wamenyekanye ku izina rya Nshuti. Aba bombi ni aba influencer bakomeye cyane kuri social media zitandukanye, by'umwihariko kuri TikTok, Instagram ndetse no kuri YouTube. Aba barakunzwe cyane kuko ni bamwe mu bashimisha abantu. Uyu Kimenyi Tito akunda gukora challenge nziza cyane bigatuma benshi bakomeza kumukunda cyane. Uyu Uwera Judith cyangwa se Judy yamenyekanye cyane kuri TikTok, aho yakundaga gukora utuvideo dusetsa abantu. Nyuma yaje kwinjira no muri filimi cyangwa se sinema nyarwanda, bituma akomeza kwigarurira imitima y'abatari bake mu Rwanda. Aba bombi ni ibyamamare kandi bikunzwe n'abatari bakeya, bikaba byatumye na couple yabo ikundwa cyane, ikaba yaje kugaragara kuri uwo mwanya wa 10. Dukomeje ku mwanya wa 9 turasanga couple ya Papi Keleva ndetse na Ingabire Dorcas. Iyi ni couple ikunzwe cyane bitewe n'uko bakundana urukundo rwa nyarwo. Aba bamenyekanye cyane mu ndirimbo zo guhimbaza Imana, aho bafite umuyoboro wabo wa YouTube ukurikirwa n'abarenga miliyoni. Ibi bikaba kimwe mu bigaragaza ko bakunzwe n'abatari bakeya mu Rwanda ndetse no hanze. Aba basezeranye ku itariki 30 Ugushyingo 2019, basezeranira muri ADEPR. Ibi byatumye abantu babona ko bakundana urukundo rwa nyarwo, ko bashobora kubana nk'umutware ndetse n'umufasha. Bikaba byatumye uyu Papi Keleva ndetse na Ingabire Dorcas bagaragara kuri uyu mwanya wa 9 nka couple ikunzwe cyane n'abatari bake mu Rwanda ndetse no hanze. Dukomeje tugiye ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turasanga couple ya Miki ndetse na Aga Promoter. Iyi ni couple ikunzwe cyane aho baje no gukora ubukwe muri uyu mwaka wa 2026. Ibi byatumye bakomeza gukundwa cyane ku rwego ruri hejuru. Bikaba byatumye iyi couple ya Aga Promoter ndetse na Miki igaragara kuri uyu mwanya wa 8. Dukomeje tugiye ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 turasanga Junior Giti ndetse n'umugore we Ange. Aba batangiye kubana cyangwa se batangiye gukundana cyane bakiri bato, aho Junior Giti yari afite imyaka 20 naho Ange afite imyaka 19. Baje gukora ubukwe mu mwaka wa 2017. Urumva ko bamaze igihe kinini cyane babana, bakaba bafitanye n'umwana. Aba bombi barakundana cyane kandi n'ibyamamare bikomeye cyane, aho Junior Giti tumuzi nk'umusobanuzi wa filimi kandi akaba manager w'abahanzi. Twavuga nka Chris Easy, akaba na manager w'abandi basobanuzi ba filimi. Ange nawe akaba umucuruzi w'imyenda, aho afite iduka ryitwa Bobuna bitiriye umwana wabo. Urumva yuko ari abantu bakomeye cyane kandi binjiza amafaranga menshi. Ibi byatumye bombi bakomeza gukundana cyane ndetse no gukundwa n'abatari bake. Bikaba byatumye iyi couple yabo iza kugaragara kuri uyu mwanya wa 7, aho couple zikunzwe cyane kurusha izindi mu Rwanda. Dukomeje tugiye ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 turasanga couple ya Kiramani n'umugore we Shemusa. Iyi ni couple ikunzwe cyane yaje kugaragara kuri uyu mwanya wa 6 bitewe n'uko bafite amateka akomeye cyane mu rukundo rwabo. Batangiye kubana aho Kiramani yari akiri umukene cyane ataranamenyekana. Avuga ko bwa mbere umunsi amushaka yari afite amafaranga 2,000 gusa. Yamushatse yaramuteye inda, maze mama wa Kiramani abwira Kiramani ko agomba gushaka umugore we, ko atagomba kumuterana cyangwa se kumwanga. Bw'amahirwe Kiramani yaje kumenyekana, aho byatangiye akunda kureba uburyo ba Nyagiso bakina, aho yakundaga kubatwaza ibikapu bagiye gushutinga video. Nyuma yaho umunsi barimo bashutinga video haje kuburamo umukinnyi umwe kugira ngo video yabo igende neza. Kiramani ahabwa amahirwe yo kuyigaragaramo. Iyo video yarebwe n'abatari bake bituma Kiramani nawe amenyekana, maze nyuma yaho aza kwihangira channel cyangwa se umuyoboro wa YouTube we. Nibwo yatangiye kumenyekana ndetse no kwinjiza amafaranga menshi cyane bigatuma yiteza imbere. Aba bakoze ubukwe nyuma y'imyaka 8 babana. Ni ubukwe bwiza cyane kandi bwitabiriwe n'abatari bake, aho avuga ko bwatwaye arenga miliyoni 42 z'amafaranga y'u Rwanda. Kugeza ubu bafitanye abana 2. Ni umuryango ukunzwe cyane. Bikaba byatumye couple iza kugaragara kuri uyu mwanya wa 6.
tugiye kujya muri top 5 cyangwa se muri couple 5 zikunzwe cyane kurusha izindi. Gusa mbere yuko tuzigeraho nagira ngo nkwibutse niba utarakora subscribe ngo ufungure inzogera ko wacu wa YouTube wabikora kuko ni ingenzi cyane kugira ngo utazajya ucikwa na updates z'ingenzi tukugezaho. Wibuke gukora share kugira ngo n'abandi babone amahirwe yo kubona video tunyuza kuri umuyoboro wacu wa YouTube. Dukomeje ku mwanya wa gatanu turasanga couple ya James ndetse na Daniella. Iyi ni couple ikunzwe cyane aho batangiye gukundana cyane bakiri bato kuko bari baturanye. Abo bombi bakomeje kwigana mu mashuri abanza ndetse no muri kaminuza biga mu gihugu kimwe, aho bagiye kwiga muri Uganda. Abo bombi bakomeza gukundana ndetse no gusangira ubuzima kugeza ubu barabana. Bikaba byatumye bagaragara nka couple ikunzwe cyane n'abatari bake mu Rwanda. James na Daniella bakaba baje kugaragara kuri uyu mwanya wa gatanu nka couple nziza kandi ikunzwe n'abatari bake mu Rwanda. Dukomeje ku mwanya wa kane turasanga couple ya Clement n'umuhanzikazi Ingabire Jeanne d'Arc tuzi ku izina rya Butera Knowless. Abakundanye nyuma y'uko Butera Knowless atandukanye n'umuhanzi witwa Safi Madiba. Butera Knowless yabanye na Safi Madiba igihe kinini aho baje no kubana mu nzu imwe mu gihe kigera mu mezi 6. Gusa baje gutandukana ataramutera inda ngo babyarane. Ubwo nyuma yaho Knowless yihuza na Clement bakora couple nziza cyane kandi ikunzwe. Iyi kandi ni couple yagarutswe n'abatari bake aho mu gihe gishize Platini yaje gusura indirimbo ayita 2009 aho yaje gukoresha AI cyangwa se Artificial Intelligence ubwenge buhangano ahoberanya ifoto ya Butera Knowless ndetse na Safi Madiba. Byatumye iyi couple igarukwaho n'abatari bakeya bitewe n'uko benshi bibutse ko kandi bamwe bakamenya ko Butera Knowless yakundanye na Safi Madiba. Ibi byababaje Clement avuga ko Platini yakoresheje amafoto y'umugore we atabimusabiye uburenganzira. Ibi kandi nabyo byagarutsweho na manager wa Platini aho yavuze ko Platini yakoze ibintu bitari byo ko bidakwiye. Gusa byatumye ino couple ikomeza kumenyekana cyane ndetse no kwamamara. Bikaba byatumye iyi couple ya Clement ndetse na Butera Knowless igaragara kuri uyu mwanya wa kane. Dukomeje ku mwanya wa gatatu turasanga couple ya Vestine ndetse na Idrissa ukomoka mu gihugu cya Burkina Faso. Iyi ni couple ikunzwe cyane aho yaje kugarukwaho mu binyamakuru bitandukanye bagiye bavuga ko bashwanye gusa ntabwo byari byo ahubwo kwari ukubasebya. Mu by'ukuri barakundana cyane nk'umugore n'umugabo aho bafitanye n'umwana. Bamwe bakomeje kuvuga ko Vestine na Idrissa bataberanye kandi ko batanangana, aho Idrissa afite imyaka myinshi cyane yikubye inshuro ebyiri ya Vestine. Gusa ntabwo byigeze bibaca intege, bakomeje gukundana baza kuvamo umuryango mwiza cyane kandi ukunzwe n'abatari bake bitewe n'uko bamwe babashyigikiye cyane kurusha ababacaga intege. Bikaba byatumye iyi couple ya Vestine ndetse na Idrissa igaragara kuri uwo mwanya wa gatatu. Dukomeje ku mwanya wa kabiri turasanga couple ya Miss Nishimwe Naomi ndetse na Michelle ukomoka mu gihugu cya Ethiopia. Iyi ni couple ikunzwe cyane bitewe n'uko uyu Michelle waturutse mu gihugu cya Ethiopia yaje mu Rwanda akikundana na Nishimwe Naomi aho babana mu Rwanda. Benshi bakomeje kugaruka kuri iyi couple aho bakomeje kuvuga ko bakennye, gusa Miss Naomi avuga ko kuba barakennye ntacyo bibabwiye, icya mbere ko ari uko bakundana kandi ko n'ibindi byiza kandi byinshi bazabigeraho kubera urukundo rwabo bakundana rwa nyarwo kandi ko abishyize hamwe Imana ibasanga. Bikaba byatumye iyi couple ya Miss Nishimwe Naomi ndetse na Michelle igaragara kuri uyu mwanya wa kabiri. Dukomeje tugeze ku mwanya wa mbere aho benshi batekerezaga cyangwa se bari bafitiye amatsiko. Gusa mbere y'uko tuhagera nagira ngo nkwibutse niba utarakora subscribe ufungure inzogera wabikorane kuko ni ingenzi cyane kugira ngo utazacikwa na updates z'ubutaha. Wowe wamaze kubikora reka dukomezanye ku mwanya wa mbere aho tuhasanga couple ya Mugisha Benjamin tuzi ku izina rya The Ben ndetse na Uwikeza Pamela. Iyi ni couple ikunzwe n'abatari bake bitewe n'uko abo bombi ari ibyamamare. Mugisha Benjamin tuzi ku izina rya The Ben tumuzi nk'umuhanzi ukomeye cyane mu Rwanda ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Uyu nawe Uwikeza Pamela tukamumenya nk'umukobwa wahize abandi mu gihe yitabiraga amarushanwa ya Miss Rwanda 2019. Abo bombi basezeranye imbere y'amategeko ndetse n'imbere y'Imana. Akaba ari famiye ikunzwe cyane n'abatari bake aho bafatanye n'umwana witwa Runa. Iyi couple yakomeje gukundwa cyane n'abatari bake bitewe n'uko bakomeje kugaragaza urukundo rwabo ku mbuga nkoranyambaga bakoresha kuko baranakurikirwa cyane ku rwego rushimishije. Bikaba byatumye iyi couple ya The Ben ndetse na Pamela iza kugaragara kuri uyu mwanya wa mbere. Witwanye muri ino video ndagushimiye cyane,
uze kutubwira couple wabonaga yaza ku mwanya wa mbere mu gihe wowe Pamela ndetse na The Ben wabonaga ko bataza ku mwanya wa mbere, yaba yagaragaye muri top 10 cyangwa se itagaragayemo, uyitubwire muri comment. Nawe utaha mu yindi video nziza tuzagukorera